Nongeye kugusuhuza kandi mboneraho kuguha ikaze hano kuri Tuku TV Show. Nge nitwa Sendege Obedi nk'ibisanzwe aka Tuku. Hano kuri Tuku TV Show tugira gahunda yitwa Tuyumve Byimbitse. Ni za ndirimbo twagiye dukunda turi benshi ariko tukazumva mu buryo bw'indirimbo, ntidusobanukirwe neza amagambo agize cyangwa se ubutumwa bugize ya magambo baba bari kutubwira, cyane ko ari twebwe abatuye baba babwira amagambo baba baririmba muri izo ndirimbo. Niyo mpamvu rero kuko hagaragaye ko hari abantu batambuka cyangwa se bakayumvira mu munyenga w'umuziki ntibabashe gusobanukirwa ubutumwa buri muri izo ndirimbo kandi ari bo bwagenewe. Niyo mpamvu twazanye iyi gahunda ya Tuyumve Byimbitse hano kuri YouTube channel yacu ya Tuku TV Show. Utarakora subscribe rero ngo ukomeze udushyigikire, yikore nonaha, nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe hano kuri YouTube channel kugira ngo tuzaye dukomeza kubana umunsi ku wundi, ari nako ukomeza kudushyigikira. Ikaze rero hano kuri Tuku TV Show. Indirimbo twateguye kuri uyu munsi wa none, cyane ko tukiri ku muhanzi bita Vumilia. Indirimbo rero tugezeho yitwa Mwami Wanjye by Vumilia. Indirimbo wayisanga kuri YouTube channel ya Vumilia Official. Vumilia atangira atubwira ati bamucunaguza bamucunda yikoba kwa Pilato, kwa Herode, kwa Kayafa, urwo rugendo rwose muri iryo joro kwari kugira ngo nkewe nkire. Ati Mwami wanjye manitse amaboko yanjye kuko naje kumenya ko ari njye wazize, si Abayuda cyangwa se Abaroma, ahubwo naje kumenya ko wazize ibyaha byanjye, ngaho mbabarira. Ati Mwami wanjye manitse amaboko muri aka kanya, ati naje kumenya ko ari njye wazize, si Abayuda, ati si n'Abaroma, ati naje kumenya ko wazize ibyaha byanjye, ngaho mbabarira. Ati uwo Mwami wanjye yarubahutswe cyane, ni ukuri bamumanitse ku gahinda bamwambika ubusa, ariko yihanganira isoni z'umusaraba kugira ngo ankize urupfu. Yohana 3:16. Ati ku isaha ya 9 umukiza aratanga, Satani arishima azi ko umuntu amuhitanye, ariko nyuma y'iminsi 3 Yesu arazuka, umunyabyaha arokoka atyo. Ati Mwami wanjye, ati manitse amaboko, ati naje kumenya ko ari njye wazize, ati si Abayuda, ati si n'Abaroma, ati naje kumenya ko wazize ibyaha byanjye, ngaho mbabarira. Asubiramo ati Mwami wanjye manitse amaboko, ati namenye ko ari njye wazize, ati si Abayuda cyangwa se Abaroma, ati wazize ibyaha byanjye, ngaho mbabarira. Akomeza avuga ati Mwami wanjye manitse amaboko, ati naje kumenya ko ari njye wazize, ati si Abayuda cyangwa se Abaroma, ati wazize ibyaha byanjye, ngaho mbabarira. Ngaho mbabarira. Ndagushimiye cyane wowe wakomeje kubana natwe, tugusaba ko wakora subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo tuzaye dukomeza kubana no mu ndirimbo zikurikira. Komeza kugira ibihe byiza wowe n'abawe.